gusenya ejo hazaza hawe. Rero niba wiyatiraho ibyiza, umenye ko ibyo byiza uri kwiyaturiraho bizakugeraho. Rero niba wiyatiraho ibibi, nabyo umenye ko bizakugeraho. Rero ururimi rwacu rurarema. Rero tukwiye kurinda amagambo tuvuga, tukiyaturaho ibintu byiza. Gashimwe rero yaravuze ngo ntugacire urubanza ejo hazaza hawe ushingiye ku makosa y'ejo hashize. Kandi ubwoba nibwo burozi bwica inzozi nyinshi. Nubasha gutsinda ubwoba, uzagera ku nzozi zawe nk'uko ubishaka. Rero abantu benshi batinya gutangira, bagatinya gukora ikintu runaka, ariko icyo gihe ubwo bwoba ni uburozi. Ni uburozi bushobora kwica inzozi zawe cyangwa ikintu wifuza kugeraho. Rero mbere na mbere banza urwane ubwoba niba ushaka kugera ku nzozi zawe. Gashimwe rero yaravuze ngo icyizere ni intambwe ya mbere yo gutsinda. Mbere na mbere banza wizere, wumve ko ushoboye, wumve ko wabikora, wumve ko uzi ibintu. Icyo gihe icyo ushaka cyose uzakigeraho. Kandi yaravuze ngo buri gitondo ni amahirwe mashya yo kongera gutangira. Ntugatume umunsi wose urangira nta kintu ukoze. Umunsi wose ujye uwubara nk'aho ari amahirwe. Gashimwe rero yaravuze ngo amahoro nyayo atangirira imbere mu mutima. Kandi yaravuze ngo ntukigeranye n'abandi, gereranya umuntu uri uyu munsi n'uwo wariho ejo. Urebe ko hari impinduka, nusanga nta mpinduka utangire uhindure. Gashimwe rero yaravuze ngo imbaraga nyinshi z'umuntu zituruka mu mitekerereze, mu byo atekereza. Kandi niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, banza uhindura ibyo wemera kuri wowe. Ntabwo uzajya guhindura abandi nawe ubwawe utabanje kwihindura. Rero mbere na mbere banza wihindura ubwawe, noneho nyuma uhindura abandi. Uravuze ngo ibyo uhora utekereza nibyo amaherezo n'ubundi amaherezo nibyo ubamo. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ngo ibyo uhora utekereza nibyo n'ubundi uhoramo, amaherezo nibyo ubamo.